kudahindura igitenge hejuru yo kuba mu nzu y'abantu ndetse nakubwira ibyambayeho ibinduka ibiki se bikubaho ko icyo nasengera ugahita ushimira Imana kuvuga ngo Mana urakoze kuba badukuriye bare gusengerera igini ubwo twamanutse urumva mbabarira oya mbabara ntabwo nshaka nimba utagiye kurara mu kabari mutekereze ko nanjye ndi muri ubu rugo unyohereze nayi akabari gereza igira akabari kubize muri gereza habamo akabari ubwo twamanutse tukigera kuza ahantu oya injuga zawe ntazirambi wakira ibyawe byose ujyane ugende uvire mu nzu ubundi yamuyomba dore ubundi se ni imyenda dore akira ese ko nakubwiye ngo akira ibyawe ugiye ku kazi udahari none se sintaha ndarayo ushobora bizi ko nanze akazi ko kujya mu ntara kubera ubu kugira imite ku mugore wanjye ahubwo se simwitaho ko bisanzwe ko shinji ntabwo nibyo nabyanze ariko nyine igihe wagiye mu kazi riga ntabwo wirirwa hano igihe cyose haba hari hano wenda nubwo waza akahita agenda ariko byibuze nyine ntagire ubwo mvuze induru nkabura umuntu n'abantu ibyo ceceka rero ndabizi ntabwo natuma hari umuntu uza hano mu rugo kumwirirwa ntari nagiye mu kazi shiri rero nushaka nzahamuke ahubwo wenda nihongera kwandura niriya jaride ko agasigaye uri yikora nzamubwira garuke yongera gura amasoko mbere agenda no kwandura byo haranandushe n'indabo zarakuze ntabwo ziri ku murongo na ka design twashizemo nako kavuye mu shatse n'undi wamubwira akagaruka ariko bibaye byiza washaka umuntu uhagomba ndabona ibisobanuro uno munsi arasobanura Benin gusa izitukura uyu muntu mbabari nta buri kwezi ndakora nkamuhaga kwishyura ariko si urakora ukagira ute njyewe ntako ntagira buri kwezi nta kwezi ngiye ntamuhereza ngo guha amafaranga yamubaza yamubaza yaguhe turi batatu turi batatu arabakana ubona uyu mugabo ritubera Landlord nta gucurike ngiye ntako ntagira ngo nyamuhe ahubwo ari hehe dukumubwira ngo tugende hano sohora aka je sinagura mwimya amafaranga ye ikibazo urayama mwayafata mwayamuheza ni ukumubura uramburanye Landlord darabura ku munsi w'ukwezi arabura Landlord darabura umwami aratashye majya impamo y'Imana ngiye ndakurambiwe n'ubu se waraye hejuru y'ubukene hejuru yo kuburara hejuru yo kudahindura igitenge hejuru yo kuba mu nzu y'abantu ibiki se bikubaho ko icyo nasengera ugahita ushimira Imana kuvuga ngo Mana urakoze kuba badukuriye bare gusengerera igini ubwo twamanutse urumva mbabarira oya mbabara ntabwo nshaka nimba utagiye kurara mu kabari mutekereze ko nanjye ndi muri ubu rugo unyohereze nayi akabari gereza igira akabari kubize muri gereza habamo akabari ubwo twamanutse tukigera kuza ahantu oya injuga zawe ntazirambi wakira ibyawe byose ujyane ugende uvire mu nzu ubundi yamuyomba dore ubundi se ni imyenda dore ese ko nakubwiye ngo akira ibyawe ntabwo ngigishaka kukumva nimba narihanganiye ubukene bwawe nkihanganira kwirwa mu nzoga kwawe ugataha Imana yanjye noneho kurarayo byo ni ibindi bibazo none se kurara ubu nari nzi ko ngo ndaza nkore ku mubyimba w'inkoni mfite aha ngaho by'ubushuhiza amazi nazo none utangiye kumbwira ngo ibiki n'ibiki ubu se ndakubeshya reka mbikwereke jewe nakurambiwe ndashaka nzashake nziyongera niyiteho umuyomba yawe wanjye afite amafaranga niyo ntagena nkabayo niyiteho nshaka abasore tungana n'ubundi umusaza utagira amafaranga umuntu ufunguje n'ubundi nawe twari turi kumwe arimo kumbwira tumaze gukora devi yo kubaka etaje urumva ambwira ati nturi nizeye rero nzajya mpemba amafaranga menshi ku munsi hanyuma ariko uzandindira abantu bazanyibira isima none ibaze nantuza inzu tuzubakisha fera leta urumva ukuntu izaba ikomeye
none arambwiye uzi ko nabonye akazi ko kuzajya mpembwa ijana magana abiri noneho ariko none ncunga abandi bantu kandi noneho ikindi andi mpirwa arimo ni uko nzajya ninjiza abahoze abakozi namara kubinjiza ukabayobora ibihumbi 200 ubundi oya n'ubundi urayisubiza erega n'ubundi ngiye nabonaga uri umukozi yumvise bafunze rero yatse imodoka buriya bari bafunze nagize ngo waraye mu nda yatse imodoka rega buriya ndagufuye arayagiserera abaraje no kuri polisi uwo boss ati ndashaka umuntu witwa Majyambere Betimasi uri ahangaha kuko mubuze akoyo nawe nakubwiye ngo urindodere oya ndahita ndidodesha nuko kiracari shyashya rega nawe ntabwo nayo kujya kudodesha nabuze nayo imboga oya ndabidodesha niba wabonye akazi keza na boss yaje gufunguza mu modoka zajya bamukaza mbona umuntu witwaye nawe nkamugani we izane ibyo mwirukana batumwiruka ubu uzama nayo gusuka cyangwa se nawe ungura ikindi gitenge ahubwo kitenge bita wagisoke bonereho nihanangiriza umuntu ushobora kuba ndi mideni ngo yabuze ngo kwanyishyura fata amafaranga ushyire he kuri telefone ndabiyamye ibyo kumbwira ngo sinzi uko witwa ngo nimero se ngo ni izi ngizi ninshaka mba ndi muri mo cash niyishyura n'ubundi ni ideni ryawe ubwo uri mu biki mujye mu kwishyura reka amafaranga yawe ndafite gira vuba hariya musubiza kumaramo umwuka yamuhe nuko mwabashe kungaragaza nkaho undi gisambo cyawe cyane none ameza abayangahe uranyishyura uze kuyamuha none nkayafata ariko nagira ari yesi ari yashyira hafi ari mu rugo ari mu rugo tugende nasuburi kumvuga reka nigire mu kazi ukagira ute uragikora neza Landlord yego murangizanye nawe ngiye mu kazi uyuka bino bindekere nizere ko ngira bino bindekere ntago birangiye kugeza mbonye ayanjye ibyanyu hanyuma wowe ngwino tugende gatuza akazi ka boss bana akaye kazi usoje gatuza akazi ka boss yanyu tugende sinyishyura amafaranga njya mbona pasiteri acyambaye ku rusengero na bwanjye kabisa erega bundi nanjye nakubonaga nkabona ufite ejo hazaza nanjye nakubwiye ngo kuba dukeneye buno busoresore n'ubundi umuntu ajyamo hari n'igihe ubusoresore ujyamo hoya uvuze ngo ki oya umva neza ubu busoresore nari gushaka ntacyo bwari kumarira nubwo nabonaga umuntu nkawe ushyitse ufite n'ubwenge niyo mpamvu noneho erega nta n'ikibazo kuko tuvugisha ukuri nubwo ni wari ugiye gukubita jyewe cyangwa n'inzoka yari yamutera oya n'umujinya numvaga ndibikwasa nko mu mutwe uguze amamiliyoni wari ugiye oya yihorere ahubwo wanagira nuko twigenza iriya ndabo ukuntu yari imeze iriya ndabo ukuntu yari imeze uzarabure nakure hahandi natitiye kushaka kagure natabashaka bikariho umugabo umunsi mwiza nta n'umuntu ushakamo ahangaha nabikaze nawe ntugakabye ko mufite dekorasiyo ubu ndabasuye nibwo mbonye dekorasiyo irimo hano kiko isi ni y'abakobwa kabisa reka maze kuzana amazi uje kunsi inyota itakwicira hano ahubwo uzaza ni igikoma kandi tuvuye ku muhanda umbwira ko ushaka amazi banza garuka igikoma kuri iri zuba urumva bikunda banza uzana amazi ni abakobwa baba muri izi umeze mute se inyota mutari muri kuganira se ntabwo muziranye akaryoha te ushaka ndi ngahoze niba ntari buyamaremo hano ariko mu rugo yego nose mugenzi wawe gataganira
yaraganira buri ushaka ubusanze nyine nibwo akibyuka cyangwa ari bwo abyutse akusha urasa neza nta bidasanzwe nukuri ahubwo nzandangira ikintu wisiga nanjye nzakigure njye nyisiga ubu urashaka kubyisiga ukirabura nkanjye wagumye gusa nyine ngasa neza urumva ukuntu uri gusa neza wirabura ibintu wisiga mbyisize mana nahitamo buriya rero n'isi iyo bavuze bankoraho kandi kugukora ibyo byiza shareka naho ubundi se wowe igihe hirya mu gake tuganire ndashaka ko tuganira bityo nibwo nyumva neza oya ntabwo napfuye amatwi yigira hirya gake okay gutya hanze abakobwa bibana bagoranye kubera iki none se mumeze muti sha tumeze neza kuri tumeze neza mumeze neza nta kibazo ni wewe wenyine waburaga ariko ubwo hageze ibintu byose bibaye amahoro ushatse kuvuga ibyuma nshatse kuvuga nyine ko ari wewe waburaga ibintu byose bibe perfect musiko ntacyo mubuze nta nicyo mubaye njye ubwo nje kubamarira iki uje nyine kuduha morale kuza mu rwumva iyo rutazamo abashyitsi ibintu ntabwo murare twagiye murare tunayo murare nama tunayo twagiye karambebe kuri kwihumeza ufite icyo kibazo shasheri iyo wagiye ku kazi kansigana njyewe ntiwongeye kuvuga ngo ni impamvu zidafatika sheri nyamara jya unyumva reka ndakumva seri wanjye hari igihe nsanga wenda twarishe nyine nk'imbeba kuriya dutera umuti yarapfuye nkasanga nk'umurambo wayo ahantu indi ngenye imbeba kandi igira umurambo n'ibisi iyo yapfuye bavuga ngo iki oya umurambo ni uw'umuntu umurambo ni umuntu n'inka bifitanye isano buri cyubahiro umuntu agombwa n'inka nizo zikigombwa ariko ntabwo wabona imbeba yapfuye ngo mbabarire ntimwongere kunsakuriza bwarasakuje umuntu akavugana rero nta kibazo ariko binkoraho ikibazo ni murankoraho kuko rero hari ikibazo ikibazo mpita numva ibintu byose simba ndi guhumura neza mpita mbyibagirwa nicyo kibazo so ngaha rero reka mareka njyewe nisubirireyo simbasuye se uzagaruka nuntumira nta kibazo tuzagaruka ejo basi ariko uyu muntu mwigisha ikinyabupfura umuntu mwigishe uzagaruka utinde uciye mu gikari se caho waciye se oya reka nce mu gikari oya ako sinzi yanjye wowe wayigize neza ku buryo n'abantu ntazi baza baca no mu gikari ubonye ko nta muhungu ari mwiza ubonye uruhu rw'uriya muhungu ukuntu ruyaga reba ukuntu areshya reba ukuntu angana bro washyushye hejuru ya kiriya gikara kingana kuriya mani wese ushaka umuhungu usa nkawe w'inzobe abahungu b'inzobe ntabwo siko baba ari imbwa mani ntabwo siko babivuga hari igihe haba ari igikara ariko igikara gikeye reba kiriya gikara uri kwikururira ntabwo afite igikara gikeye aho kuri reba uriya muhungu ukuntu asa ese wabirebye cyangwa wari ufite iseseme wigirishijwe nabi uratuma nzamugarura ejo ukamureba bwo shana abanye ntabirenze ko namwitegereze yego mani noneho afite amaguru meza afite amatuza reka n'amaguru wayagezemo yego mani nise kuva ryari umusore mwiza agira amaguru meza ndumva navuye mu byanjye yesu mbega umuhungu mva komezanya n'abahungu bawe mbona ntafite icyo mfata urabura kujya gushaka abagabo bafite amafaranga uri muri rwa wirukankana n'imbobo zose ubonye ubwo kanjye kureba ko yarenze yesu kanjye kureba ko yarenze mbonye umurambo w'imbeba nyine kiba cyapfuye mbonye ikintu cyapfuye ubwo nyine ngiye ngasanga imbeba yarapfuye yarumye ndi njyenyine ubwabo bukanyica cyangwa se nkumva nk'ipusi cyangwa se ishashari ngewe rwose sinzi impamvu utabona ko nyine umuntu ugomba kuba ari hano aho mushatse kuvuga iki nyine wenda ukagarura wa mutipe ujya ukora amasuku
akageze buri gihe akareba ko nta imbeba zipfishije ibyo byo hanyuma azazenguruka mu nzu akurikirana aho imbeba yapfiriye. none ushaka Ikibazo kirahari. kirishiri Hanyuma se nigeze nanga gukuramo imbeba yapfuye shari simbikora buri gihe. none se wagiye ku kazi udahari None se sintaha ndarayo. Urabizi ko nanze akazi ko kujya mu ntara kubera ubu kugira nite ku mugore wanjye. Ahubwo se sinitaho ko bisanzwe. Shinji ntabwo nibyo nabyanze ariko nyine igihe wagiye mu kazi riga ntabwo wirirwa hano igihe cyose aba ari hano wenda nubwo waza agahita agenda ariko byibuze nyine ntagire ubwo mvuze induru nka buri muntu n'abantu. Ibyo ceceka rero ndabizi ntabwo natuma hari umuntu uza hano mu rugo kumwirirwa nagiye mu kazi. Shiri none ushaka nzahamuke ahubwo wenda nihongera kwandura n'iriya jaride ko agasigaye uri bikora nzamubwira agaruke yongera ngura amasoko yongera agenda. no kwandura byo haranandushe n'indabo zarakuze ntabwo ziri ku murongo na ka design twashizemo nako kavuyemo ushatse n'undi wamubwira akagaruka ariko bibaye byiza washaka umuntu uhagomba. none se ngaruka tujye mu